ni mu masaha y'igitondo. Vanessa ari kwimakiya, ari kwitegura kugira ngo ajye ku kazi. Manzi ava muri dushe yihuta cyane ati Vanessa, umuti w'amenyo urihe? Vanessa nawe ati oh, nibagiye kubikubwira, umuti w'amenyo washize. Manzi ati ngo umuti w'amenyo washize? Umuti naguze ejo bundi ubu ngubu rwose urashize, ariko ndibaza ubundi umuti w'amenyo wa hano muwushyira mu mugati, muwunywa mu cyayi, cyangwa muwuteka mu biryo, muwugira gute ubundi? Vanessa atangaye ati uri gutekereza kuheruka kugura ejo bundi se? Ati uheruka wowe kugura korogate? Reka aba ariko tuyita kuko nibyo tuziranyeho. Ati wowe uheruka kugura korogate hashize amezi 3 yose. Ndashaka kukumenyesha ko niyo ngiyo yashize ari njyewe nayiguze. Maze Manzi ati ubwo rero urashaka kubyuka unsaba amafaranga? Vanessa ati nyine zana amafaranga njye kuzana iyindi korogate nta kibazo. Manzi ati umva, nta mafaranga mfite, niba utegereje ko rwose nguha amafaranga ibyo byo byibagirwe. Ni ukuvuga ngo ndataha ukansaba amafaranga buri gitondo, ukansaba amafaranga kubera ko nkeneye korogate, niyo mpamvu ubyutse unsaba amafaranga? Ntayo mfite rwose, ibyo byo rwose byibagirwe. Vanessa ati ubwo rero nyine nta kundi urihangana kuko nanjye ntayo mfite. Bamara kwitegura rero maze bakajya ku meza hamwe n'abana babo babiri. Batangira no gufata ibya mu gitondo, maze umwana agahita abwira mama we ati ariko se mama, kubera iki nta bureba dufite? Umugati wanjye urumye cyane ku buryo rwose ndi kumva kuwurya bigoranye. Undi mwana nawe ahita abaza papa wabo ati ariko se papa, kubera iki kuri aya meza nta bureba iriho? Ubundi habaye iki? Maze Manzi agahita amusubiza n'umujinya mwinshi ati ndavuze ngo ceceka vuba. Mama wabo rero ahita avuga ati ariko se sheri. Manzi ati nawe ceceka, wimpamagara, urampamagara umbaza iki? Agahita atangira kubwira abana ati ubundi se kubera iki ari njye mubibaza? Uyu si mama wanyu, ntabwo mwabimubaza? Mwagize amahirwe mwabonye umugati n'icyayi kuri aya meza, none muraho murabaza iby'amabureba. Umwana ahita amusubiza ati rero papa, impamvu tubikubaza uhora utubwira ko rwose ari wowe mutwe w'urugo, ubwo rero nta wundi twagombaga kubibaza, ni wowe. Nawe ati ndi umutwe w'urugo. Ati hanyuma se mama wanyu niba ari ijosi ry'urugo ni gute? Niba umutwe unaniwe hari ibyo utakoze, ijosi ntabwo rigomba kuwufasha. Vanessa ahita ababwira ati nimwihangane, nimukomeze mufungure, ubwo rwose ninza kuva ku kazi ndareba uko mbigenza maze mbashakire iyo bureba. Manzi ahita amubwira ati ariko nawe urabatetesha ugakabya, ni wowe utuma bamera batyo. Maze Vanessa agahindukirana Manzi ati ariko ubundi wagira ngo ubuzima tubaho nibwo twakabaye tubaho? Ukorera amafaranga menshi cyane ariko sinzi aho uyashyira, turarenga n'ubundi tukabaho nabi cyane. Ni njyewe ibintu byose ubishaka, wagira ngo wowe ntabwo uru rugo ari urwacu twembi. Manzi ati ubwo se uri kunsebya imbere y'abana? Uragira ngo se wumvishe ko ntacyo nshoboye? Manzi ati gusa sinakurenganya, ni njyewe rwose nabaye indangare, ubu nakabaye narazanye inkoni maze umwana wese uvuze nkajya mpita nyimukubita. Vanessa ati wivuga ibyo bintu, ntabwo wankubitira abana uko ubonye. Abana bacu bafite ikinyabupfura, baramutse rwose bagize ikinyabupfura gikeya twabahana birumvikana, ariko ntabwo wakubita abana ngo nuko bagusabye bureba, kubera ko n'ubundi izo ni inshingano zacu nk'ababyeyi. Ati bureba si ikintu cyoroshye koko? Nicyo nacyo kigiye kuba ikibazo? Manzi ati yego rwose ni ikintu cyoroshye, none kubera iki ntayo iri kuri aya meza? Kubera iki utagenda ngo uyitoragure mu nzira aho ugenda? Ati ibintu byose iyo abana bakeneye minerivare uti ni papa wabo, niba bakeneye imyenda uti ni papa wabo, niba bakeneye ibintu byose uti ni papa wabo, niba ari ukubaha ikinyabupfura uti abana n'abanjye. Kubera iki si ibyo byose wowe utabibakorera? Manzi rero ahita arakara maze agahita ababwira ati n'ubundi ibi byo kurya byanyu rwose ni ibya nta kigenda, reka nigendere njye gufata ibyo kurya bya mu gitondo muri biro yanjye maze nifatire indyo yuzuye.
ati naho wowe rwose utazi no gutegurira umugabo wawe ibyo kurya bya mu gitondo nta kintu rwose umaze. Ahita yihagurukira rero maze akigendera. Bamara gufata ibya mu gitondo rero ubwo n'aba bana babiri ndetse na mama wabo maze bakajya ku muhanda bakajya gutega imodoka. Barahagera maze umwana muto w'umuhungu agahita abaza Vanessa ati ariko mama, ubundi uriya ni papa wacu mu by'ukuri? Ati ni gute se ubu twatega imodoka ya rusange kandi dusize imodoka nyinshi mu rugo iwacu? Ati uzi ko njyewe njya mbona ashobora kuba atari papa wacu, ahari yaratwadobse. Ati tubwize ukuri rwose dukeneye kubimenya. Mushiki we nawe ahita abwira mama we ati ni ukuri nanjye mbona wagira ngo rwose ni impuhwe papa yatugiriye, ati araturera ariko rwose ubanza tutari abana be. Mama wabo ahita ababwira ati oya bana banjye mwivuga ibyo bintu rwose ntabwo nkeneye kubyumva, papa wanyu arabakunda kandi cyane, ahubwo akazi kaba kabaye kenshi maze akabura umwanya. Aba bana bati none se buri munsi atuburira umwanya koko? Mama wabo ati nimujye mu modoka tugende, nimujye mu taxi itadusiga. Ku mugoroba rero Vanessa ava ku kazi aba ananiwe cyane afite na stress, yicara muri salo maze agatangira kwisaka mu isakoshi ariko akabona nta mafaranga na make afite. Ahita ahamagara inshuti ye maze akayibwira ibintu byose iri bumukurire ku isoko ikabimuzanira. Uyu mushuti we mu minota mike yari amugezeho maze akamubwira ati dore ibintu byose wantumye ni 23,000 gusa biri bugusabe. Vanessa leta arebamo akamubwira turakoze cyane, ati gusa urihangana n'ubundi aya mafaranga nzayaguha n'impembwa. Ati amafaranga yose nkurimo ubwo n'impembwa yose nzayateranya maze nyaguhe. Uyu mushuti we rero ahita amureba atuvuze ngo nuhembwa uzayateranya maze uyampe. Ati ariko ubundi ubu buzima ubamo ubona butarambiranye. Ati ni gute umuntu ufite umugabo w'umukire nkawe, reba iyi nzu mubamo, reba imodoka zigezweho kandi z'agaciro umugabo wawe agendamo, reba ibintu byose mutunze hano, ariko mu by'ukuri umugabo wawe ntabwo ajya afata responsibility z'abagabo. Buri gihe ibintu byose biba biri ku mutwe wawe. Tekereza ko umushahara uhembwa utava mu by'urugo rwose rukeneye maze ukarenzaho rwose no kugira stress. Ubundi umugabo mwiza kandi utekereza ntabwo yakabaye agusiga muri stress zingana gutya kandi afite ubushobozi. Ko umugabo wawe ari umukire ubundi habura iki? Niba ari umugabo wawe adashoboye rwose gukora responsibility z'abagabo muzatandukane. Vanessa ahita amureba ati uvuze ngo ariko wibagije ko ngewe mfite abana babiri, uratekereza ngiye nkeneye gutesha aba bana papa wabo? Mushuti we ati ubwo rero uzakomeza muri ubu buzima ngo ni uko udashaka gutesha abana papa wabo? Ati byose uri kuvuga ni ibiki? Ati umugabo wawe rwose ntabwo akwitaho habe na gatoya kandi si uko atabishoboye. Iyo aba atabishoboye tuba tubyumva, ariko arabishoboye cyane ariko ntabwo abikora. Vanessa ahita amubwira ati ibyo bireke rwose urimo, ahubwo ngo nijye kunyifashiriza maze twitekere. Bahita bahaguruka maze bakigira mu gikoni. Gusa Vanessa ari kwirinda ko icyo kiganiro baba barimo cyakomeza, ntabwo rwose bashaka ko bakomeza kuganira kuri iyo sije. Manzi rero we abakiri ku kazi yicaye muri biro maze telefone ye igasona, ahita yitaba ati Kevin sheri wanjye umeze neza, amakuru yawe ni meza. Maze Manzi ati sheri uri kurira se, ko numva utishimye byagenze bite, ko ijwi ryawe ritameze neza? Kevin ati sheri turabona nyine mpagaze ku muhanda nabuze imodoka, mfite ubwoba kandi bwinshi kuko urabona butangiye kwira, ndatekereza ko rwose umuntu ashobora kungirira nabi. Manzi ati ntumbwire ko rwose uhagaze ku muhanda aya masaha. Kevin ati cyane rwose niko bimeze, ati numva ntangiye kugira ubwoba ntabwo wabyumva. Manzi ahita amubwira ati hagarara w'iminota mike cyane ndaba nkugezeho humura. Manzi ahita afata ikoti ry'aba yashyize ku ruhande agahita yambara maze akagenda yivugisha ati sheri wanjye ari no kurira, ari kurira koko. Aragenda rero maze yamugeraho agahita amubaza ati sheri, ati nizere ko umeze neza, ati nta muntu wagerageje kukwiba?
Kevin ati hoya ntabwo ariko rwose nari mfite ubwoba. Manzi ati umva rero nkubwire rwose mukunzi, ngomba kukugurira imodoka nshyashya rwose kandi vuba, ntabwo nshaka kuzongera guhura n'iki kibazo ukundi, uzi ko neza umutima wari ugiye kumvamo. Mana yanjye ibi bintu binteye ubwoba rwose mukunzi, ihangane kandi. Kevin ati gusa ndagushimiye rwose kuba uhise ungeraho, dore ndaguhamagaye umara iminota mike cyane, rwose ndagukunda cyane. Uyu Kevin rero aba ari umwana w'umukobwa Manzi aba akunda. Bamara kugera mu modoka rero maze Manzi agahita abwira Kevin ati rwose mukunzi, reka mbanze nyine kukugurira akantu ushaka maze rwose umutima wawe utuze. Kevin rero ahita yishima rwose agatangira gusomagura Manzi, bahita bagenda rero bakajya muri magaze ihenze cyane rwose. Kevin aratangira rero akayora, abazi gukura amenyo rwose byiza cyane, aratangira akayora amasakoshi yose ahenze, ni nk'aho yagura kuko rwose afata amasakoshi arenze nk'atanu, agafata inkweto, agafata ibintu byose byiza biba biri muri iyi magaze. Arafata noneho Manzi nawe akagira ubwoba, areba ibintu byose uyu mukobwa aguze akabona neza neza n'umutungo wose agiye gutanga, ariko kubera ukuntu aba akunda uyu mukobwa ntabwo abitindaho, aba ari kumufasha nawe no kugenda ahitamo. Twibukiranye neza ko uyu Manzi uri kugura shopu yose y'ibintu ari kugurira Kevin, yasize mu rugo yanze kugura bureba y'abana, ndetse rwose yanze no kugura korogati ngo nta mafaranga afite. Barabigura rero maze barangiza bakabapakingira, atanga karite ye akishyura amafaranga menshi cyane, ahita rero amushyira mu modoka n'ubundi akamutahana. Bagera rero imbere yo kwa Kevin maze Manzi agahita amubwira ati mukunzi rero hano hari udufaranga dukeya ngiye kuba nguhaye, gusa ntugire ikibazo ndakoherereza andi mafaranga ntuhangayike. Ahita amuhereza ibihumbi 100, akamubwira ati ibyo ni ibihumbi 100 nyine, genda ubu ubikoresha. Ati ndaza kukoherereza ayandi mafaranga nibura nk'ibihumbi 300. Kevin ati nayo ngaya nkwiriye se? Maze Manzi ati oya nta kibazo ndayongera ndayagira 500. Kevin ati ubundi ni wowe wanjye, uri sheri wanjye rwose kandi ndagukunda cyane. Manzi ati nanjye ndagukunda. Kevin ati ariko se ubundi sheri, kubera icyo ugomba kurindira ejo? Ubundi hari nimugoroba hari ejo byose si kimwe, ahubwo njye ndumva waza kuyanyohereza nimugoroba kugira ngo rwose ndare nishimye. Manzi ati wa mugani nta mpamvu yo kukurindiriza ejo, ndaza kuyakoherereza ntuhangayike rwose mukunzi. Kevin rero ava mu modoka maze akamusezera ati urakoze cyane. Manzi ati ntiwibagirwe ibintu waguze biri muri butu. Kevin ati ntabwo nabyibagirwa, ati kandi wakoze cyane, ni ukuri wanguriye ibintu byinshi kandi byiza, ndagushimiye. Manzi ati izo nyine ni inshingano zanjye, urabizi ko nkwemera kandi cyane. Kevin rero ahita ataha maze yagera mu rugo akicara muri salo, agahita afata telefone agahamagara mushuti we ati umva, ati ntabwo wabyumva, ati Manzi arankunda ku buryo udashobora kubyumva, ati uzi ko neza nkukoresha telekomande, ati tekereza ko namuhamagaye mu minota itarenze 5 akaba ngezeho, ati noneho ikirenze kuri ibyo, ati uzi ukuntu yagiye kungurira ibintu, ati mfite amasakoshi ku buryo nanjye nshobora gushinga magaze nkacuruza. Ati noneho ati ntabwo ubizi, ati uyampaye amafaranga, ati mbese ninjye mukobwa ubayeho neza mu bantu bose muziranye. Mushuti we amubwira ati shati ni ukuri, ati banza niwitwara neza uriya mugabo rwose azagukiza. Kevin ati cyane rwose, ngomba gukomeza nkamurya amafaranga kandi neza cyane, agomba kujya yampa kubera ko n'ubundi ngiye urebye ni nkaho mbayeho kubera we. Manzi rero arataha maze agasanga Vanessa aramutegereje muri salo. Vanessa ahita ahaguruka maze akamuhobera ati mukunzi wiriwe neza, ati noneho kutashye watinze byakugendekeye bite? Manzi ati nagize akazi kenshi niyo mpamvu nakererewe gutaha. Manzi ati none se waba wateguye ibyo kurya? Vanessa ati cyane nabiteguye, ahubwo reka rwose njye kukwarurira. Manzi ati reka mbanze njya muri dushe maze nkarabe ubundi ngaruke mfate rwose ibyo kurya meze neza cyane. Vanessa ati nta kibazo ndagutegereje. Manzi rero aragenda akajya muri dushe maze agahindura imyenda, aragaruka rero akaza
ku meza aho rwose baba bari gusangira n'abana babo babiri, uw'umuhungu ndetse n'uw'umukobwa. Manzi aba agikubita amaso ibi byo kurya, agahita avuga ati jyewe se ninjye mwateguriye ibi byo kurya biriho inyama imwe gusa imwe? Ati njyewe nkarya ibyo kurya biriho inyama imwe? Ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, nawe urabizi. Maze Vanessa ati mukunzi rwose ihangane, urabizi nta byo kurya rwose dufite muri ino nzu, amafirigo yose arimo ubusa. Ati rero nagerageje rwose, ibi nibyo nabashije kubona. Twe turabizi rero ukuntu Vanessa aba yabonye ibi byo kurya, turabizi neza ko aba ari amafaranga aba yikopesheje kwa mushuti we kugira ngo abigure. Vanessa ati none se mukunzi ko rwose utigeze uduha amafaranga ngo tugure ibyo kurya, ubu twari kubigenza gute? Ati nyine niyaranje uko nari nshoboye kandi kwari uku. Manzi ati njye rwose ibi byo kurya ntabyo narya, reka nigendere, ubwo ni mu bigabane n'abana bawe mu biryo, njyewe ntabwo rwose nabikoraho. Ahita yigendera akajya kwiryamira, maze Vanessa agasigara agahinda kenda kumwica, ukuntu rwose aba yagerageje uko ashoboye kose, ariko n'ubundi umugabo we yaza akaza ari kumugaya ko ntacyo ashoboye, ntacyo amaze, nta n'icyo yakoze. Vanessa na Manzi bagera mu cyumba rero, maze Manzi agatangira gusomera Vanessa ati ariko nta soni rwose uba ufite, iyo ungaburira ibyo kurya bimeze kuriya uhora umbwira ngo nta mafaranga nguha, none se ubundi wowe ntabwo ubyuka ujya ku kazi buri munsi? Njye ku kazi nawe ukajyayo, kubera iki se ubundi utabikora? Muhora murekarama ngo murashaka ngo uburinganire, noneho njyewe narakorohereje, naguhaye ubwo guteka gusa, ariko nta nubwo ushobora guteka indyo yuzuye. Ubundi se amafaranga ukorera uyashyira hehe? Kubera icyo ari njyewe buri gihe ugomba kubaza ngo amafaranga, wowe se ntabwo wabikora? Vanessa ati nyamara ni ukuri n'ubundi nabikoze mu mafaranga na make nari mfite, nta mafaranga rwose ahagije nari mfite, kandi n'umushahara wanjye ni mutoya ntabwo uduhagije. Manzi ati noneho rero uba ushaka ko ari njye ntanga amafaranga buri munsi? Ati ubwo se njyewe nayakura he? Ati njyewe nta mafaranga mfite rwose, niba ari ibintu bikeneye amafaranga jya umenya ko ntayo mfite habe na makeya. Manzi rero araryama maze agasinzira, nyamara Vanessa we abura ibitotsi burundu, akicara amasaha menshi, agera aho rero akumva umujinya rwose uramwishe, maze akananirwa kwikontorora, atangira rero gukomanga Manzi. Atumva sheri, ati kanguka nkeneye kuvugana nawe kandi byihutirwa. Manzi arakanguka ati ariko se wowe ubundi usigaye uri umuzimu ko ndeba usigaye urara wicaye? Vanessa ati harabura gatoya rwose ngo utume mbawe, kubera ko ibibazo byose mfite n'ubundi nibidakemuka nzaba umuzimu rwose, ndabibona biri bugufiya. Manzi ati nizere ko ugiye kumbwira ibintu bikomeye, naho ubundi nisanga ari ubusa rwose ugiye kumbwira unkanguye muri iri joro turabonana. Vanessa ati umva nkubaze, ati ubundi muri runo rugo njye nawe twashakanye kubera iki? Ati ni gute turi abantu b'abakire? Ati turi abantu b'abakire kandi cyane, nyamara ubuzima tubayeho ni ubw'abakene kandi bo hasi cyane. Ati tekereza ukuntu turya nabi, ukuntu twambara nabi, reba ukuntu tubayeho nabi, ntabwo rwose wamenya ko turi abantu b'abakire kubera icyo udashaka kumfasha. Inshingano zawe warazihunze kuva kera, watangiye ukora duke duke, none ubu byose warabinkoreye. Njyewe twashakanye kugira ngo dufatanye twuzuzanye, ariko ndabona atari byo ushaka, kandi njyewe rwose ubu buzima sinshobora gukomeza kububamo. Ndakubwiza ukuri ibi bintu ndabirambiwe, ntabwo ushobora kubyumva. Manzi ati ubwo rero uri kuvugishwa n'ibitunguru n'amamagi ugura, nibyo biri gutuma uvuga ko amafaranga yawe uyakoresha? Ikindi kandi wiyibagije se ko ayo mafaranga yose uyakoresha ku bana bawe? Ubu ngubu koko nibyo utangiye kuvuga ngo amafaranga yawe ngo urayakoresha? Vanessa ati ntabwo rwose ari ibyo mvuga, ariko ndashaka ko umfasha, ntabwo nshaka kwikorera imitwaro y'uru rugo rwose ngo nyikorere njyenyine kandi mfite umugabo ushoboye. Ibyo bintu rwose sinabishobora, ndashaka ko ubihindura, ndetse utabihindura ubwo njye nzafata icyemezo. Manzi ahita amubwira ati ntabwo shaho uzi ibintu abagabo tunyuramo, ntuzi ibibazo byose tugira. Ati wagize Imana ugira umugabo nkanjye, nibura nishyura n'ayo mafaranga y'ishuri, none uri aho ngaho uririrwa uvuga ngo ibintu byose ni wowe ubikora. Vanessa ati ikindi
tekereza imodoka zose ziri muri uru rugo, ariko ntushobora gutuma nanitwarira abana ngo esanse ngo irahenda. Manzi ati esanse irahenda nyine? Ati none urabona twabona esanse zijya mu modoka ebyiri zose se? Ati esanse yaruriye, ibyo bintu rwose ntabwo byo byavamo gukoresha imodoka ebyiri zose. Vanessa ahita amubwira ati rero bitekerezaho neza, kuko njyewe ubu byarangije kungera ahantu kandi kubyihanganira ntabyo ngishoboye. Buracya mu gitondo rero maze Manzi akajya ku kazi, saa sita ziragera maze akava muri biro, arabanza rero akagenda agaca ahantu maze akagura ibyo kurya bakabimushyirira mu matekawe, yarangiza akajya kureba Kevin. Aragenda rero agakomanga maze Kevin agasohoka, yabona ari Manzi agahita ahagarara mu muryango hagati kandi agakurura urugi ameze rwose nk'ufunze, nko kumubwira ati ntabwo uri bwinjire. Ahita amubaza ati sheri, hano se aya masaha? Manzi ati cyane. Ati urumva natekereje ko rwose waba wagize ubunebwe bwo guteka maze nca ahantu ugurira ibyo kurya bya saa sita, nagira ngo rwose utaza kwirushya uteka. Kevin ati wow, ati umugabo mwiza ni ukuri kandi unyitaho. Ati nicyo gukundira, ubundi nkunda ukuntu uzi gutanga keya n'ukuntu unyitaho. Manzi ati nyine ibyo byose rwose mba ngomba kubigukorera. Kevin ati ariko nizere ko nyine ugiye guhita ugenda. Manzi ati hoya, natekerezaga ko ahubwo tugiye kuba tuganira mbere y'uko nsubira ku kazi. Kevin ati hoya ntabwo byashoboka, ati kubera ko ntabwo meze neza. Ati urumva, ati ndi mu kwezi kwanjye none rwose mu nda hari kumbabaza, ndumva ntakubeshye ntameze neza rwose, nkeneye kuryama nkaruhuka. Manzi ati nta kibazo ndakumva cyane, none se ubu sinakujyana kwa muganga? Kevin ati hoya byihorere nta kibazo, biraza kwijyana, ndaza gukira nta kibazo rwose. Manzi ati nta kibazo, noneho reka ngende ubwo turavugana kuri telefone. Kevin ati yego rwose kandi turi kumwe. Manzi rero amara gusubira muri biro, maze mushuti we baba bakorana aho ngaho akaza kumureba, aramubwira ati ariko se rwose Manzi, nkubaze, uri inshuti yanjye ya kera kandi turaziranye bihagije, mu by'ukuri ufite ikihe kibazo? Urabona ukuntu umugore wawe yambara n'abana bawe? Ese Manzi, ntabwo uzi yuko buriya uko umugore n'abana bigaragara aribyo byerekana ikofi y'umugabo? Nibyo byerekana umugabo wa nyawo ari we. Abawe rwose bagaragara nk'aho ari abantu bafite umugabo, ari nk'aho umugore wawe afite umugabo utagira amafaranga habe na mba. Ati byagenze bite kugira ngo ureke kubitaho? Ati ariko se ubundi uriya mukobwa usigaye utereta we wamubonyemo iki? Manzi ati namubonyemo iki? Ati cecekere wowe ntabwo wabimenya. Ati uriya mukobwa ni igisheke cyigendera. Ati ntakubeshye, iyo mukubise amaso mpita numva nafata amafaranga yose mfite nkayafungira mu kintu kimwe maze nkayamuhereza, ariko akambwira yego. Ati ndamukunda ku buryo wowe udashobora kubyumva. Maze mushuti we ati ariko se wiyibagije ko kera ugitereta Vanessa nawe yari igisheke? Ati yakubyariye abana babiri, none uri kumugereranya n'uriya mukobwa utarumva uko igiseke kimera? Manzi ati reka umugore wanjye arashaje, nabyemere rwose arashaje, ntabwo akimeze nk'uriya mwana muto. Ati we ntabwo wakumva, ati uriya mwana yansubije mu busore burundu. Ati nsigaye numva nanjye meze nk'umuhungu ufite imyaka 18. Uyu mushuti we ahita amubwira ati nyamara uri kwibeshya cyane, uriya mukobwa icyo akora ni ukwakira gusa, yakira ibyo umuhaye nta kindi. Ati ariko umugore wawe we ni ukuguha gusa ibintu byose, ariko wowe ntugire icyo umusubiza. Ati ikindi kandi ntabwo rwose ukwiriye gufata umugore wawe ngo umugereranye n'undi muntu wo hanze. Ati ariko buri utekereza ko hagize ikintu kikubaho umugore wawe yaba umupfakazi ndetse n'abana bawe bakitwa imfubyi, ariko uriya mukobwa ntabwo rwose byamuhindurira izina, bishatse kuvuga ko nyine ntacyo ari cyo kuri wowe. Manzi ahita abwira uyu mushuti we ati urakoze ku nama zawe zitagize icyo zimpinduraho. Ubwo rwose ntabwo we wabyumva kubera ko bitarakubaho, ntabwo wamenya ibintu abagabo tunyuramo.
Uyu mucuti ahita amubwira ati ariko nanjye ndi umugabo, ibyo abagabo banyuramo ndabizi, wowe rero ntabwo ari ibyo abagabo banyuramo ahubwo ni ibyo ushaka gukorera umugore wawe. Ati gusa inama yindi nakugira, gerageza rwose uhinduke wite ku mugore wawe, kubera ko ibyo wivugisha ngo arashaje, umugore wawe akeneye entretien. Manzi ati akeneye entretien se n'imodoka? Maze mushuti bati nyine akeneye kwitabwaho, nibyo nari nshatse kuvuga. Gerageza umwiteho mu buryo bwose maze urebe ko atongera akamera nk'uko yari ameze ukimutereta. Manzi ati gendere yewe, ati gendere nakumvise, ibyo wavuze nabyumvise, ngaho genda. Uyu mushuti we ahita yigendera, ariko akamubwira ati nyamara buriya famiye y'umuntu ntabwo isimburwa, wakabaye ubitekerezaho rwose kandi ukanabyitaho. Ku mugoroba rero Manzi arangiza akazi, maze mbere yo gutaha akabanza akajya kureba Kevin. Aragenda agakomanga, n'ubundi Kevin arasohoka, agahita abona ni Manzi, akongera kandi agahagarara mu muryango hagati. Manzi ashaka kwinjira, maze Kevin agahita amusubiza inyuma ati sheri rwose ndi kubabara cyane ntabwo wabyumva. Manzi ati naguhamagaye numva ntiwitaba, maze ndahangayika, niyo mpamvu nari nje kukureba. Kevin ati rega ibi bintu byacu birababaza cyane ku buryo telefone ntabwo nari nyegereye, ariko sinari no kuyumva ububabara ku buryo rwose utabutekereza neza. Manzi ati niyo mpamvu nyine mpangayitse, ndumva nshaka kukujyana kwa muganga. Kevin ati hoya nta kibazo, ibi ni ibibazo by'abagore, ndijyana, ahubwo mva nkubwire, ndashaka amafaranga kugira ngo njye kwa muganga. Manzi ati ariko urabizi ko amafaranga atari ikibazo kuri jyewe, ahubwo nyine nshakaga kukwitaho kugira ngo rwose menye ko umeze neza, naho amafaranga yo nta kibazo cyayo, ndaza kuyakoherereza rwose maze ukora icyo ushaka. N'ikindi kintu kandi uzajya ukenera gikeneye amafaranga, jya umbwira nta kibazo, ndahari kuri wowe. Kevin ati urayanyoherereza? Undi ati yego. Ati gusa ubu ngubu ntabwo mfite portemone yanjye, kandi nta n'ikindi kintu mfite rwose cyampa amafaranga kano kanya, gusa nkigera mu rugo ndahita nyakoherereza, ntugire ikibazo. Kevin ati ubyibuke, kubera ko rwose uramutse ubyibagiwe nagira ikibazo, uraye utanyoherereje ndakubwiza ukuri, ejo wazasanga rwose nagize ikibazo. Manzi ati none se kuki utareka ngo ninjire mu nzu basi tubanze tuganireho gatoya? Kevin ati hoya, ariko se sheri ntabwo ureba amasaha? Tekereza nk'umuntu wakubona winjira muri aya masaha, uzi ko bagira ngo ndi ikirara. Oya rwose ihangane, kandi nkeneye n'ubundi kuruhuka, urumva ko ndi kubabara, igendera ahubwo tuzabonana ari ku manywa. Manzi ahita amubwira ati reka rero ngende nta kibazo, gusa nyine urwara ukira. Kevin ati urakoze cyane, ariko ntuze kwibagirwa kunyoherereza amafaranga. Manzi ati yego. Manzi rero ahindukira agiye, maze Kevin nawe agahita ahindukira akimyoza, akagenda akubita ibuno yifashe mu mugongo. Ati umugabo utagira ubwenge gusa. Ati ndwara iki se? Genda unyoherereza amafaranga nirire, ibindi ubireke. Umunsi wakurikiye rero Manzi aba yicaye n'ubundi muri biro ari ku kazi, aba ari kuri telefone ari kuvugana n'abantu. Ati ubu rero inama iri mu minota 30, muramenye kandi ntimubure, kuko iyi nama ni ingenzi rwose, mwese ndabategereje. Amara gushyira telefone hasi, maze Kevin agahita amuhamagara. Manzi aramubaza ati amakuru se mukunzi, umeze neza? Kevin ati yego nari meze neza, ariko nanone ndumva nshaka pizza byo gupfa. Ati ndumva nshaka kandi na gato, ndumva nshaka utuntu twinshi. Ati kubera nyine ndi mu kwezi kwanjye, ati wumva iyo ndi mu kwezi kwanjye rwose mba numva hari ibintu byinshi cyane nshaka, kandi mba mbikeneye byihutirwa. Manzi ati none se urabishaka ryari? Kevin ati ndabishaka nonaha sheri. Ati nta nubwo nkibashije kwihangana. Manzi ati nari mfite inama rero mu minota 30, ntabwo wakwihangana nkabikuzanira nyuma? Kevin ati hoya nta kwihangana, ndabishaka ni ukuri. Ahita atangira rero kwiriza, maze Manzi ati sheri tuza humura, reka nze rwose njye kubigushakira maze mbikuzanire.
Manzi rero ahita areba ku isaha agahita avuga ati ibyo byose iminota 20 byose ndaba mbirangije. Ahita agenda rero akabigura maze akabishyira Kevin, akomanga ku muryango. Kevin yaza Manzi agahita ashaka kwinjira, Kevin nawe leta amusunika ati urakoze sheri, ati none se wazanye na wayini? Manzi ati ariko wayini ntayo wantumye. Kevin ati hoya se, ntumbwire ko wankora ibi bintu kandi rwose uzi ko ntameze neza, ndayikeneye kugira ngo numve ko naturisha ubu buribwe. Urabona ndi kubabara cyane kandi yari kumfasha rwose nkaba ntabasha gutuza. Manzi ati nuko rwose utari wabimbwiye mba nayo nahise nyikuzanira. Areba ku isaha akabona iminota iri kumugendana, ariko Kevin agahita atangira akikanda mu nda agashaka kurira, maze Manzi ati sheri tuza tuza, reka njya kuyikuzanira ndahita mbanguka. Ahita agenda maze Kevin agasigara aseka. Azana rero ya wayini maze Kevin agahita amubwira ati none se uzanye na yogati? Manzi ati kandi yogati se wigeze uzivuga? Kevin ati ariko se sinazikubwiye? Ati ubwo yenda nabikubwiye ntiwumva, ariko rwose nazigutumye. Manzi ati ntabyo nari numvise kandi rwose ndi gukerererwa inama. Kevin ati nyamara rwose ndazikeneye ahubwo zinzanire vuba vuba. Manzi rero ahita asubirayo yihuta maze akagenda akazana yogati zigiye zitandukanye. Arazizana maze akazihereza Kevin. Kevin arebamo ati ariko se wowe ubundi ufite gahunda yo kuntera diyabete cyangwa urabona ngo uranzanira yogati zingana gutya? Manzi ati ariko se wowe ubundi kutigeze umbwira iyo ushaka, unagerageje nyine gushyiramo izitandukanye kugira ngo uhitemo iyo ushaka. Manzi akomeza abwira Kevin ati urumva nyine, ati kubera ukuntu nagendaga nongera ngaruka, ati natekereje ko rero n'ubundi nkuzaniye imwe maze ntuyikunde kongera gusubirayo rwose byagutesha apeti. Ati niyo mpamvu nagerageje kuzana nyinshi rero kugira ngo utaza guta apeti, nibura ubonemo iyo ukunze. Kevin ati n'ubundi rero narangije rwose guta apeti nta nubwo kandi ndi buzinywe. Manzi ati uravuze ngo ntabwo uri buzinywe? N'ingendo zose nakoze ngenda nongera ngaruka, waba uzi amafaranga yose natakaje kubera izi yogati? Waba ubizi? Waba uzi igihe cyanjye nataye? None ngo ntabwo uri buzinywe? Ababivuga rwose arakaye, ubona noneho yahindutse mu maso. Kevin ahita amureba ati buretse gato, ubwo uri kumbwira ibyo byose untuka kubera izi yogati gusa? Ati akira rero zisubirane nta nizo ngishaka. Manzi rero abona Kevin nawe arakaye maze agahita yongera kandi akigarura agatuza. Ati sheri, ati hoya ni ukuri, ati zifate, ati maze uzinywe kugira ngo rwose umere neza. Ati hangane, ati kandi ngomba gusubira ku kazi. Ati fata yogati zawe rero, ati kandi urabizi ndagukunda cyane. Kevin ati none se ntabwo ukindakariye? Manzi ati ntabwo rwose nakurakarira, kandi izo mbaraga zo kukurakarira nta nubwo nshobora kuzibona. Kevin rero ahita azifata maze akamubwira ati urakoze cyane. Arinjira rero Kevin maze Manzi agashaka kumukurikira. Kevin ahita akubitaho icyugi hafi rwose kukimwicisha mu maso. Ati ndaguhamagara agenda ujye ku kazi. Manzi ahita ahagarara atari ku bundi uyu mukobwa afite ikihe kibazo? Ati tekereza ingendo zose nagiye ngenda nongera ngaruka, antuma yongera ntuma. Ati ibintu byose nkabimuzanira ngatakaza amafaranga angana nk'ayo natakaje, none nta nubwo yaretse ninjira mu nzu, nta no kumpa amazi yo kunywa nibura. Atari ku bundi uyu mukobwa ameze ate koko? Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'ijoro, ijoro rwose rigeze kure. Vanessa arasinziriye, yashyizweho rwose, urabona ko rwose yageze kure. Manzi rero arabyuka maze akicara ku buriri agatangira guhamagara Kevin. Aramuhamagara, telefone igasona ariko ntihakagire umuntu yitaba, igasona ntibayitabe inshuro nyinshi rwose. Manzi rero arahangayika ati ariko se ubu rwose naryama agasinzira, sheri wanjye nifuzaga kumubwira ngo ijoro ryiza, none ubwo ko natambwira ngo ndare neza, se ubu ndarara neza koko?
abitekerezaho maze akabura amahoro, agahita abyuka uko yari ameze, maze agafata imodoka akajya kureba Kevin. Agerayo rero akagenda akinjira muri wa muryango Kevin asanzwe yinjiramo, ahita abona ageze ahantu hari amazu menshi, maze akayoberwa aho ari bujye n'aho ari bureke. Aguma rero areba maze akavuga ati byanze bikunze ashobora kuba aba munsi y'iri dirishya, ataba mu iri dirishya ndi kureba. Ahagarara inyuma y'iryo dirishya maze agatangira gukomanga ku idirishya kandi atazi abantu bahaba. Hahita hasohoka rero umusore akaza ati wowe uri uwahe? Uri umujura se? Wowe urinde uri hano aya masaha? Manzi ati ndashaka Kevin. Uyu musore ati Kevin se umushaka nkande? Manzi ati ni sheri wanjye. Manzi ati none se wowe uri musaza we? Ati cyangwa se uri umuturanyi? Uyu musore yahise arakara ati njyewe ati musaza wa Kevin. Yahise akubita urushyi rwiza. Manzi ati we uransanga iwanjye warangiza ngo ndi musaza w'umugore wanjye? Nta soni ufite wowe? Ati ubundi wowe uri hano nkande uramushakira iki? Ubwo baba bakivuga ibyo rero maze Kevin akaba araje mu ikanzu y'ijoro, aza avuga ati sheri habaye iki se kandi? Uyu musore ahita abwira Kevin ati mukunzi, ati uyu muntu yasaza ahari, ari ahangaha ngo aragushaka ngo uri sheri we, ati uramuzi? Kevin ati reka, ati uyu muntu simuzi, ati n'ubwa mbere mubonye. Manzi ati ngo iki? Ati ntabwo nzi, ati n'ubwa mbere umbonye. Ubwo aba ari gushaka kurira, abavuga rwose ashaka kurira kubera ibintu biba bimubayeho, abatunguwe. Kevin ati ntabwo nkuzi, ati none se ati wayobye? Vugisha ukuri niba wayobye tukuyobore, njyewe ntabwo nkuzi. Ubwo muri ba basore bo ku muhanda birirwa bareba abantu batambuka maze bakabaza amazina yabo bakanabakurikirana aho bataha? Ati njyewe ibyo bintu simbikunda habe na gatoya. Kevin ahita yibwirira sheri ati sheri, ati twigire kwiryamira, uyu muntu yidutesha ibitotsi byacu. Uyu musore ahita abwira Manzi ati genda dusohokere mu gipangu, dukeneye kwiruhukira. Maze bagahita bifatanira akaboko we na Kevin. Kevin agenda amubwira ati sheri, ati nukuri uriya muntu simuzi. Maze sheri ati ndakwizeye mukunzi ntugire ikibazo, ati barani ba bandi nyine baba basaze. Manzi rero ahita ataha rwose ibibazo noneho byamurenze, agenda arira mu modoka, arira ariko cyane asakuza, arira nk'agahinja. Agera mu rugo rero akirira, aragenda akicara muri salo akarira bya nyabyo byo kurira nyine nk'umwana mutoya. Vanessa rero arakanguka maze akareba ku ruhande akabona umugabo we ntawe uhari. Arabyuka agatangira kumushakisha ahantu hose, asanga yicaye muri salo rero ari kurira, arira cyane. Ariko akamubaza ati none se mugabo mwiza bigenze bite? Hari umuntu se wo muri famiye yawe baba bakubwiye ko yapfuye? Manzi akananirwa kugira ikintu na kimwe avuga, gusa aba yarize yahogoye. Vanessa arakomeza kumubaza icyo yabaye, ariko uyu mugabo nta kintu kimwe avuga, akomeza kwiririra. Maze Vanessa akamubwira ati mukunzi ngwino rwose ujye kuruhuka, ihangane ibyo bibazo wagize bizakemuka, humura rwose wikomeza kurira. Kubera icyo uhangayika? Niba nta muntu wapfushije akaba nta kibazo cyabaye ku kazi kawe, ikindi kintu kiguhangayikishije bigezaho ni igiki? Ati ngwino uruhuke. Amutwara mu buriri rero maze akaryama, n'ubundi rwose arira asinzirizwa n'amarira kubera ukuntu aba afite agahinda kenshi. Buracya rero maze Vanessa akamubaza ati wabaye iki? Ati ubundi ko ari ubwa mbere nkubonye umeze gutya. Ati none se hari business waba wakoze maze ugahomba? Manzi ati urabivuga urabizi se? Ati nashoye muri business tunguka. Ati none rwose ndarahombye, ati amafaranga yanjye yose arahiye kubera ko yari yamaze koherereza amafaranga menshi uyu mukobwa. Ati amafaranga yanjye arahiye, ati mbega ukuntu mpombye, ati ni ubwa mbere nashora muri business ngahomba bingana gutya. Umunsi wakurikiye rero Manzi n'uburirwa ahamagara
Kevin aramuhamagara ariko Kevin ntiyitabe, maze Manzi akajya yivugisha ati mbabarira rwose unyitabe sheri, nabimenye ko rwose amakosa atari ayawe, amakosa ni ayanjye, naje ngutunguye maze nkinjira mu rugo iwawe, nagombaga kuba rwose nakuvugishije, mbabarira rero unyitabe, ndashaka rwose kugusaba imbabazi kubera ko ninjye nakosheje ntabwo ari wowe. Gusa arahamagara ariko nta gisubizo abona. Muri weekend rero umushuti wa Vanessa aza kumureba maze akamubwira ati sheri, ati uyu munsi rero dore ni muri weekend, ndumva rwose nshaka ko twakwigira muri salo maze tukigira beza. Vanessa ati wibagiwe se ko nta mafaranga ngira? Ati nta mafaranga mfite rwose, ntabwo nabasha kujya muri salo. Ati ubwo se naba ngiye gukora iki? Umushuti we ati humura, kuki uhorana ibibazo by'amafaranga ariko? Uyu munsi ni ku ikofi yanjye, nta kibazo rwose, ngwino tugende ndagukoresha mu mutwe, amafaranga ninjye ndi buyishyure, ntuhangayike. Vanessa ahita amubwira ati ubundi ni wowe wanjye, ati urumva se nabyanga? Ati tugende rwose, nta nubwo nari mperutse gufata fresheri. Ba Vanessa rero bagera muri salo maze bakicara bagatangira kubakorera mu mutwe. Iruhande rwabo rero haba hari Kevin na mushuti we, ariko aba bose ntabwo baba baziranye. Mushuti wa Kevin rero yatangira kumubwira ati ariko se rwose ko wahereye kare wanga kwitaba iyo telefone, ubundi bimeze bite? Kevin ati ntabwo rwose nkeneye kumwitaba, ati uyu mugabo ni igicucu, ntabwo ushobora kubyumva, ati uzi ko yifashe ejo bundi akaza mu masaha y'ijoro, akaza mu rugo rwanjye, ati yarangiza akagenda yababaye ngo mubabarije umutima, ati kandi aribo bantunguye, akaza mu rugo rwanjye n'umugabo wanjye antunguye. Maze mushuti we ati ubwo se uravuga ndi? Ati ninde uri kuvuga wakoze ibyo bintu? Kevin ati hari undi se? Ati nyine ni Manzi, atuma igicucu gusa, ati ndumva rero ntakeneye kumwitaba, sinkeneye no kuvugana nawe. Ubwo abakivuga ibyo ngibyo maze Vanessa agahita ahindukira akareba uyu mukobwa, agahita nanone arebana na mushuti we, bakumva ko rwose uwo bari kuvuga ari uwo baziranyeho. Umushuti wa Kevin ahita amubwira ati none se ubwo ntabwo wakabaye umwitaba, maze ahubwo ukamusaba imbabazi kubera ko atarazi yuko ufite umugabo? Maze Kevin ati ngiye musaba imbabazi? Ati wapi, ati ahubwo nakomeza ahamagare rwose kugeza yihebye, ati nibyo byiza kugira ngo noneho nimwitaba atangire anyinginge. Umushuti we ahita amukubita mu kiganza ati ubundi wowe uzi ubwenge, ati uzi ubwenge, ati ubundi uriya mugabo nta bwenge afite, ati wa mugani mureke akomeze akwinginge. Batangira no kuvuga maze Vanessa akabura kontorore, agashaka guhaguruka ahari ngo arwane n'uyu mukobwa, ariko umushuti we agahita amuturisha akamubwira ati ceceka ntihagire n'umuntu umenya ko muziranye. Kevin akomeza abwira mushuti we ati gusa rwose ku mafaranga bwo ndamukeneye kuko yatanga nk'uyikuraho. Mushuti we ati ariko uriya mugabo atanga amafaranga atarayatanga pe. Kevin ati urabivuga urabizi se? Atatanga amafaranga ku buryo wowe udashobora kubyumva, ati niyo mpamvu nyine ntamureka ngo agende, ati ariko nanjye ngomba kubanza kumwereka ko ndi umuntu wihagazeho akabanza akanyinginga, ati ariko n'ubundi njye sinamureka kuko rwose amafaranga yeyo ndayakeneye, ati ariko ubundi ati nta bwenge agira rwose habe namba, ati uratekereza amafaranga yose amaze kumpa n'ibintu byose amaze kuntakazaho, ati wakwemera ko rwose atarabona n'umwenda w'imbere wanjye? Ati nta bwenge afite habe namba. Bahita babiseka n'ubundi bakongera bagakubitana mu biganza. Ubwo Vanessa we aba yabuze ahantu arigitira, aba yumva isi yakwasama ikamumira, maze Kevin agahita avuga ati njyewe ati mbabajwe n'umugore w'uriya mugabo, ati umugore we rwose yararenganye, ati uzi gushaka umugabo utagira ubwenge nk'uriya, ati iyo mbitekereje mba numva rwose umugore wambabaje. Manzi ahita akomeza guhamagara maze umushuti wa Kevin akamubwira ati ngaho noneho itaba. Kevin ahita yitaba kandi agahita ashyira kuri haut-parleur, maze agahita amwitaba ati Manzi umeze uteze? Manzi nawe ati sheri, ati ndagukumbuye, ati umutima wari ugiye kumvamo, ati nakubeshye nari ngiye gupfa, ati ndakwinginze mbabarira rwose kuri rya joro ryahise, ati kubera ko nakoze amakosa, ati ndakwinginze mbabarira rwose, ati uzi ko rya joro naraye ndira ijoro ryose numva rwose nagutakaje. Ubwo nyine ni aho ngaho Vanessa ahita amenyera
Aha rero niho Vanessa ahita amenyera icyaraye kiriza Manzi rya joro ryose, kubera ko telefone bivuga cyane nyine aba ari kumva ibyo bavugana. Manzi rero nawe ahita avuga atumva sheri, ati kugira ngo rero rwose nice amande nakoherereje ibihumbi 500 kuri telefone narangije kubikoherereza. Kevin ati ayo mafaranga ni make cyane ntabwo rwose ayo nayemera. Maze Manzi ati ntugire ikibazo ndakongeraho n'ibihumbi 300, ikindi kandi ndashaka ko tuza kwiyunga, ndashaka kugusaba imbabazi turebana, ndashaka kukujyana muri magaze ushaka maze nkakugurira ibintu byose ushaka uko rwose ubishaka. Ati ninjye nawe rero ubwo turabonana. Ubwo ariko abari kuvuga ibi ngibi noneho Vanessa yumva yapfuye, ari gutekereza umuntu ugiye kohereza ibihumbi 800 abyoherereza umukobwa nyamara adashobora kubagurira ibyo kurya. Ntabwo aba ari kubyumva, abagira ngo ari kurota, kubera ko abasanzwe atekereza ko ahari koko ibintu umugabo we avuga ari ukuri nta mafaranga afite. Ubu rero aba ari kwiyumvira ukuri gutandukanye nuko Manzi ajya amubwira. Gusa arakomeza akifatafata, ariko aba ari hafi guturika ngo ashwanyuke arire cyane abantu bose bumve. Aba yatangiye rwose gutitira kubera umujinya, ubona noneho kwifata byamunaniye. Kevin rero ava kuri telefone mushuti we ati mbega we atuzi ko neza amafaranga kugwira nk'aho ari imvura, azitekereza ibyo bihumbi byose mu mwanya nk'uwo guhumbya. Atari kureba ukuntu uba uri mwiza, reba ukuntu uba wambaye neza washokoje, byose kubera Manzi uba yakwitayeho. Kevin ati mureke nyine ni igicucu, mureke akomeze ameneho amafaranga. Ati ruriya nyine ngo ni urukundo ra, ngo yarankunze. Ati ni kuriya bakunze bamera. Ati ruraza kumusaza ahubwo. Ati gusa arababaje. Ati reka nkomeze nirire amafaranga. Ubwo yabivugaga Vanessa ari gutekereza ko we noneho no kuba yaje muri iriya saro ari ukubera mushuti we wamuzanye, nyamara umugabo we hari abandi bantu ajyana muri saro akabambika ibintu byose. Yahise rero asohoka muri saro maze ajya hanze, yarahageze ahita ashwanyuka, yararize cyane cyane cyane, yararize ariko ku buryo nyine udashobora kubyumva, mu ijwi riri hejuru cyane. Maze mushuti we ahita amufatira mu gituza aramubwira ati nta kibazo, rira rwose maze uruhuke. Ati gusa nanone ibi ngibi ni ikimenyetso, Imana iguhaye ikimenyetso cy'umuntu mubana uwo ari we. N'uyu nguyu nyine n'uyu mugabo mubana, narakubwiye wanga kunyumva, ariko mu by'ukuri uyu mugabo wawe nubwo akwima buri kintu cyose nyamara afite ahandi abitanga. Uriya mugabo wawe ni umugabo mubi narabikubwiye, ni umukire rwose afite amafaranga, ariko utekereza ukuntu abicisha inzara, ariko reba ukuntu ayahereza uyu mukobwa atanayamusabye. Mushuti wa Vanessa ahita amubwira ati rekera rero kurira, ati ntabwo ubundi ari umwanya wo kurira cyane, ati ahubwo ni umwanya wo gukora. Ati uratekereza rero tugiye gukurikizaho iki? Ati ndakubwiza ukuri Manzi ntabwo rwose akwiriye n'irira ryawe rimwe ryamanuka ku maso hawe. Ati ikigiye gukurikiraho n'iki rero? Vanessa aramubwira ati bindekere, ngiye gutekereza icyo gukora kandi ndahita nkubwira mu kanya. Bahita rero bataha, maze Vanessa akagenda akicara agatekereza neza. Ahita rero ashaka umuntu rwose uzi ikoranabuhanga kandi cyane, maze akamubwira ati ndashaka ko hari ibintu uri bumfashe. Ati hari amafaranga nshaka gukura kuri telefone y'umuntu kandi ku buryo atari bumenye ngo ninde wayakuyeho kandi yagiye hehe. Uyu musore aramubwira ati humura, ibyo bintu rwose ndabizi neza kandi ndabikora, wowe gusa uzana amapassword y'ayo matelefone ye kugira ngo tubashe kubikora. Vanessa rero aragenda maze agaca kuri farumasi akagura ibinini bisinziriza. Araza rero nijoro maze agakorogera umugabo we akaji agashyiramo bya binini bisinziriza, arayimuzanira. Maze Manzi atumva ati iyi ji rwose ntayo ndi bunywe, ndabizi neza ko unzaniye ji ari ukugira ngo nsabe amafaranga kandi ntayo mfite. Ijyanire ji yawe rero kuko amafaranga ntayo uri bubone. Gusa nyine Vanessa aba yarakaye ari gushira, ariko nanone akijijisha akigira nkaho nta cyabaye. Ahita amubwira ati mugabo mwiza rwose nta mafaranga nkeneye, nta nayo nje kugusaba, ndabizi ko ntayo ufite, ariko nari nkuzaniye ji. Maze Manzi ati wabera noneho ndabona utangiye kongera kwisubiza rwose inshingano zo kuba umugore wanjye. Ati ndabona utangiye kumpa keya. Ati ji rwose ndayikeneye ariko nta mafaranga yo kuguha nari mfite.
Vanessa ati inywere rwose nta kibazo, nta mafaranga ndi bukwake. Arayifata rero Manzi maze agasomaho ati gusa iraryoshye, ati neza 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 imeze kwa kundi mbikunda. Ahita ayigutumira rero akayimara maze agahita asinzira, ahita asinzirira aho ku buriri. Vanessa arahita afata telefone zose za Manzi ndetse agafata n'ikofi ye, yarangiza agahita afata za telefone maze agafata urutoki rwa Manzi akarukurishamo nyine password zose akazijyana zitarimo password, agahita ajyana rero na ya portemone ye ibirimo ibintu byose, amakarita ye ya banki, ibintu byose niho biba biri. Ahita abwira wa musore ati byose nabibonye ko wabintumye. Wa musore ati binzanire. Ahita agenda rero muri iryo joro maze bagafata amafaranga yo ku makonte yose ya Manzi, yose ntibasigazaho n'igiceri kimwe, yose yaba ari ku makarita ye, yaba ari icyitwa ifaranga cyose afite bagikuraho maze cyose Vanessa akayatwara. Buracya rero maze Manzi akabyuka aritegura maze akajya ku kazi nk'ibisanzwe. Ajya ku kazi agahita ahamagara Kevin ati mukunzi, ati ngwino rero ndashaka rwose kujya kukugurira bya bintu nakwemereye kugira ngo twiyunge. Kevin rero araza maze bakajya muri magaze. Uyu mukobwa yari azi gukura amenyo ku buryo mudashobora kubyumva, yaragiye arayora n'ubundi inkweto n'ubundi amasakoshi, ibintu byose, amasaha, ibintu byose arayora byinshi. Ariko koko bagiye kwishyura rero maze bereka Manzi amafaranga agomba kwishyura. Manzi ati nta kibazo cy'amafaranga ngiye mfite. Abahereza rero karite ye maze bayishyira kuri mashine, bikanga bagasanga nta mafaranga afite. Uyu muntu uri gucuruza abwira Manzi ati nta mafaranga ahagije ari kuri karite yawe. Manzi ati ngo, ati ngewe amafaranga, ati haraho amafaranga menshi cyane rwose ntashobora no guhahisha ngo nyarangize kereka ndamutse ntashye iyi magaze yose. Uyu muntu amusubiriramo ati ariko ntabwo rwose karite yanyu iri gukora, nta mafaranga ahagije ariho. Manzi ati koko se? Ubwo Kevin ahita yivumbura ati nibi wankoze se? Ati noneho washatse kuza kunsebya? Ati umbeshya ngo uje kungurira ibintu ngo twiyunge, kumbe nta n'amafaranga ufite? Ati ibi bintu wabikoze ubishaka, buriya wazanye karite iriho ubusa. Ahita yivumbura rero maze agashaka gusohoka, ariko umucuruzi agahita amubwira ati umva, siga rero ibyo bintu kubera yuko mutabyishyuye ubwo uzabitwara mwabyishyuye. Ahita agenda yarakaye cyane rwose. Manzi rero asohoka nawe yababaye ati ndasabye ni ukuri, urabona ukuntu nsebeye imbere y'uyu mukobwa? Birashoboka ariko ko byaba rwose ari network zapfuye akaba ariyo mpamvu byanze. Manzi rero atangira guhamagara kuri banki ati nimundebere ikibazo rwose ndaba mfite. Baramubwira bati umva, konti zawe zose ziriho ubusa kandi rwose aho amafaranga yagiye ntabwo hari kugaragara. Manzi ati murabeshya, muri kwikinira. Ati ngiye nabanje kurebera kuri telefone nkabona nta mafaranga mfite nkagira ngo ni network zapfuye. Ati ibyo bintu muri kuvuga murikinira rwose. Ajyayo rero no kuri banki ariko rwose bakareba bakayoberwa ahantu amafaranga ye yaba yagiye. Noneho yicara mu modoka sukurira ati noneho nsubiye ku isuka neza neza. Ati nta n'igiceri cy'icumi nsigaranye. Ati amafaranga yose yanjye yose barayatwaye. Ati ubwo kuri nde wankoze ibi bintu? Ati cyambwira umuntu wantwariye amafaranga, ati ariko arankoze. Ati tekereza ko noneho ubu nta n'igiceri nsigaranye. Arataha rero akagera mu rugo, Vanessa n'umwana we w'umuhungu baba bicariye hanze bari kwifatira akayaga. Ava mu modoka rero Manzi n'ubundi ari kurira. Uyu mwana w'umuhungu ahita amubwira ati papa, ati karibu mu rugo, ati nibura rwose uratashye, ati Imana ishimwe ko ugeze mu rugo. Ariko Vanessa waba akireba akabona umugabo wese wa wundi ari kurira rwose, cyane cyane ko Vanessa aba abyiteguye ko igihe ari bubibonere ari burire amarira nk'ayo yarize. Ahita amubaza ati ariko se sheri, ati ubundi usigaye ufite ikihe kibazo? Nanone kandi urongeye utashyurira? Ati ariko se ubu ibi bintu tuzabivamo? Uzajya buri gihe uva ku kazi uri kurira? Ariko ubundi ku kazi kawe habaye iki? Kubera icyo usigaye uvanayo amarira gusa? Ahita amukurikira rero yinjira mu nzu kugira ngo amuvugishe, ariko Manzi ntaba akeneye kuvuga habe na gatoya. Buracya mu gitondo rero maze akajya ku kazi.
ahamagara ya nshuti ye ati ngwino nkubwire ibintu byambayeho, ati wakwemera ko ubu tuvugana nta giceri na kimwe nifitiye? Umushuti we ati kandi se byagenze bite? Manzi ati nanjye simbizi, gusa ubyumve nahamagaye rwose kuri banki, izo nkoresha zose bambwiye ko batazi ukuntu byagenze, ko amafaranga batamenya ahantu yagiye, ntabwo bazi ngo yagiye kuri nde, kandi bigaragara neza ko rwose izo transfer ari njye nazikoze. Ati ntakubeshye ubu ibintu byose byancanze. Umushuti we ati none se urifuza iki? Manzi ati urumva ndagira ngo nukuri ungurize amafaranga makeya mbe nkoresha, atuzi yuko ubu ngubu ntabasha no kugura essence. Ati nta mafaranga na makeya mfite habe na make, ati nta n'ikintu na kimwe cyo mu rugo rwose nabasha gukora, ati ubu rwose nta kintu mfite. Umushuti we ati n'ubundi amafaranga ushaka birumvikana ntabwo ari ayo gukemuza ibibazo byo mu rugo kuko n'ubundi ntujya ubikemura, ahubwo urishakira ayo kujya gutakaza kuri uriya mukobwa wawe. Narabikubwiye ko ibi byose bizakubaho, ariko ngiye rwose ntiwirirwe utekereza ko hari icyo nagufasha. Nta mafaranga ndi buguhe kandi iyakire rwose ntayo ndi buguhe, nta mafaranga nifitiye, sinakubonera rwose amafaranga yo gupfusha ubusa, ihangane shakira ahandi, njye nta kintu ndi bugufashe. Manzi ati nuko se inshuti z'ubu musigaye mumeze? Undi ati cyane rwose nuko nkubereye, kubera ko nawe ndabizi ko ibyo ushaka kuyakoresha ari ayo gupfusha ubusa gusa, ahubwo reka nigendere. Ku mugoroba rero Manzi arataha, maze Vanessa rwose akamwakirana urugwiro, akamubwira ati sheri, ati ni karibu, ati twateguye rwose ibyo kurya. Manzi ahita amubwira ati mwateguye neza? Undi ati cyane. Manzi rero ahita aca muri sale amanje, maze agapfundura ibyo kurya baba bamubikiye, arareba agasanga biraryoshye cyane, noneho haba hariho rwose n'inyama kandi nyinshi ziteguye neza. Abakibirira maze agahita yishima, ahita agenda rero agakaraba, akahita agaruka akicara ku meza, akoramo ubwa mbere, maze urusenda rugahita rumurya rwinshi cyane. Ahita atangira akasama akihungiza mu kanwa, agahamagara ati sheri, ati ndapfuye nzanira amazi. Vanessa rero aragenda maze akamuzanira akajagi konyine, akakamwereka ati dore sheri, nta mazi dufite muri iyi nzu, amazi yashize, ariko nta kibazo uzana amafaranga n'ubundi njya kuyagura. Manzi ati nta mazi ari ahangaha, ati ndapfuye urusenda ruranyishe. Vanessa ati nyamara urusenda ntabwo rukaze ku buryo rwakurya gutyo, ati ariko nta kibazo uzana amafaranga njye kukugurira amazi. Manzi ati amafaranga ntayo mfite. Noneho rwose abari kubivuga byari ibya nyabyo. Vanessa ati ubwo rero urihangana kubera ko rwose nta mazi na make yari hano. Manzi ahita ahaguruka rero maze agapfundikira bya byo kurya, agahita abwira Vanessa ati umva ngiye gushaka amazi, ni mu modoka yanjye ubanza harimo amazi, ati ariko ntihagire umuntu unkorera ku byo kurya, ndaje. Ahita agenda agashaka amazi rero maze akaza akarya rwose asoma no ku mazi. Vanessa ahita amubwira ati sha ndakubonye, ntabwo nagushyiriyemo uruhagije, rushobora kuba rutari kukurya ku rwego nifuzaga ko rukuryaho. Umunsi wakurikiye rero Vanessa aragenda akagura firigo nziza, koko nziza cyane y'igitangaza, maze akaza akayitereka mu nzu. Manzi rero arataha maze akabona firigo rwose itangaje, yanditseho ngo komanga kabiri maze undebemo. Akomangaho rero maze firigo igahita yaka, ariko akabona irimo ubusa. Ahita asubira muri salo akabwira Vanessa ati iriya firigo se kandi yavuye hehe? Vanessa ati nyine nayiguze, nabonaga tuyikeneye, ubwo rero nayiguze kuko rwose nabonaga ibyo kurya byacu bisigaye byangirika. Manzi ati ntibishoboka, ubu se wakuyeho amafaranga yo kugura iyi firigo igihe cyose tudafite ibyo kurya muri uru rugo? Vanessa ahita amubwira ati nyine nta kundi, ndetse ko nabonaga tuyikeneye. Manzi ati ngiye kurara ntariye kandi mwaguze firigo imeze itya? Vanessa ati hangane nyine nta byo kurya dufite. Manzi ati ndakwinginze mbabara rwose, niyo byaba noneho bitariho inyama nabirya. Vanessa ati sawa, reka noneho nshaka icyo ngutegurira. Umunsi wakurikiye noneho Manzi arataha, maze noneho yagera mu gikoni cyabo agasanga hateretseyo imashini ifura, kandi nanone karite nziza cyane, bigaragara ko rwose iba ari ihenze mu zindi zose.
ati Vanessa ati ntumbwire, ati ubundi amafaranga muri kuyakura hehe, gute buri munsi mugura ikintu gishyashya nyamara ibyo kurya byarabuze muri runo rugo. Vanessa ati nyine maze kunanirwa rwose kubera ko nsigaye numva akazi kantu ntakigashoboye, nkeneye rero abafasha nta bandi rero ngomba gushaka imashini maze zikajya zimfasha, niyo mpamvu iyo mashini ifura nayiguze kugira ngo ijye imfasha kuko rwose nta mbaraga ngifite zo kwirirwa ndwana n'imyenda. Manzi rero arumirwa kuko rwose ni nkaho baba bari kumusubiza ibyo yajyaga abakora, gusa bari kwibaza ahantu Vanessa yakuye amafaranga ariko hakamuyobera. Buracya rero mu gitondo maze Kevin akazinduka ahamagara Manzi, aramuhamagara maze Manzi ntiyitabe. Kevin rero bari kumwe na wa mucuti we ahita abwira mucuti batumva ngiye uyu mugabo ibintu yankoze, atuzi yuko agiye kungurira ibintu maze agatanga karita y'amafaranga, none ndamuhamagara n'ubundi ntiyitabe. Ati uretse niba ari yashatse kunkora reka nanjye noneho muhemukire mwereke. Kevin rero ahita afata isakoshi maze akajya kwa Manzi, arakomanga Manzi agasohoka. Kevin ati sheri, ati nari gukumbuye, ati none se kutari ukinyitaba, ati bimeze biti, ati nari gukumbuye ku buryo ntari kwihangana. Maze Manzi ati umva, ati mbabari ugende rwose ndaza kuza kukureba, atuzi yuko umugore wanjye ari hano mu nzu, ati ubusa asohotse namubwira ngo iki. Kevin ati hoya yewe ntabwo ari busohoke, ati rega atumva, ati ndashaka amafaranga, ati amafaranga wanyemereye se kutigeze uyampa. Manzi ati ndakwinginze, ati n'amafaranga yarakuzanye. Kevin ati cyane. Manzi ati hangane rwose maze ugende amafaranga ndayakuzanira, ntugire ikibazo rwose ndaza nyazanye. Kevin ati urambeshya, ati ndagenda nyajyanye mpaye amafaranga rwose. Ubwo baba bakiri muri ibyo maze Vanessa akaba arasohotse, abakigera ku muryango maze Vanessa ati ibyo se ubundi ndi kumva ni ibiki. Manzi ati sheri, ati uyu muntu nyine yari yibeshye yinjira hano. Vanessa bakire bakabona ni wa mukobwa ahita amusimbukira maze agatangira kumunigagura, ariko mukubitagura inguma ahantu hose n'imigeri. Manzi rero nabaza gukiza maze Vanessa akamushotagura koko akagenda akagwa nk'iriya, bose arabahondagura afite umujinya, ariko wa mujinya koko bita umuranduranzuzi. Aramuhondagura rero maze Kevin agahita asohoka akiruka, Manzi nawe agahita aguma aho ngaho. Vanessa ahita yinjira mu nzu n'umujinya mwinshi, noneho abona batangiye kumusuzugura, aho uyu mukobwa aba atangiye no gutinyuka kubazira mu rugo. Ahita yinjira mu nzu maze agapanga varize zabo ze n'abana, maze bose bakisohokera. Bamusanga ku muryango akabatangira ati nimumbabarire ndabinginze mwigenda mwinsiga njyenyine, ntabwo nabasha kubaho ubuzima mudahari. Vanessa ati waransuzuguye urakabya, wararengereye, aho rwose ntabwo nabyihanganira. Maze Manzi ati bana banjye se namwe muransize. Abana bati rwose papa ihangane, ntabwo tukwanga, ariko nanone dusigaranye nawe twakwicwa n'inzara. Ubwo rero ihangane twijyanire na mama, n'ubundi niwe usanzwe twitaho, wowe rwose bazasanga twese inzara yatwiciye aha ngaha. Bahita rero bigendera maze bakigira kwa wa mushuti wa Vanessa. Hashira umwanya rero maze Kevin akongera agahamagara Manzi. Manzi aramubwira ati mba nkwiyame wa mukobwa we udafite ubwenge, ntuzongere kumpamagara n'umunsi wa rimwe, sinshaka kuzongera kumva telefone yawe umpamagara. Kevin rero agira ngo ni imikino kubera ukuntu abazi ko Manzi amukunda cyane. Manzi ajya ku kazi maze Kevin agahita amusangayo, arinjira muri biro maze Manzi ati nkawe ugeze hano ute? Ati ndavuze ngo mpagurukira muri biro, sinshaka kuzongera kukubona, sinshaka kubona isura yawe mu maso. Ati wakajorowe k'agakobwa, atagateka mutwe gusa, ati ni wowe wansenyeye urugo bigeze hariya, ati haguruka ugende kandi ntuzongere kumvugisha n'umunsi wa rimwe. Kevin ati sheri, ati se ntabwo wambonye? Ati njye Kevin sheri wawe, ati ntabwo uri kundeba. Manzi atumva sinkeneye kukureba, mva imbere wa myanda we. Aramufata akamusunika agahita yifungira. Kevin ahita abona ko noneho ibintu biri seriye, agahita amenya ko rwose noneho avuye ku birayi. Manzi rero ahita ahamagara wa mushuti we akamubwira ati ndabizi ko rwose muri iyi minsi utanyumva kubera ukuntu nagukoreye amakosa, ariko ndakwinginze kuri iyi nshuro rwose mbabarira unyumve, ndifuza kumfasha ngasaba imbabazi Vanessa. Naramuhemukiye, naramubabaje, nta kintu na kimwe ntamukoreye, ndabicishije inzara kandi mfite amafaranga, nta kibi rwose ntakoze.
ndakwinginze rwose mbabarira umfashe musabe imbabazi. Mushuti we ati ese ubu ndamuhera he koko? Ibintu byose wamukoreye ubu ndi uwo kumujya imbere nkajya kumubwira ubusa? Manzi ati ndakwinginze bimfashemo. Uyu mushuti we rero ajya kureba Vanessa aho baba basigaye baba, aricara akamubwira ati ndakwinginze rwose ndabizi ibyo ngiye kukubwira ntabwo ari ibintu bikoroheye kubyumva, ariko rwose girira abana bawe maze wongere usubire mu rugo rwawe. Umugabo wawe yego yaraguhemukiye nibyo kandi cyane, ariko ubu nawe yabonye isomo yisubiyeho, noneho ntabwo akiri wa wundi yarahindutse. Subirayo rwose mwongere mubane, nibo bantumye ngo nza kukureba. Vanessa ati ndashaka kukubaza mu ijambo rimwe kandi unsubize. Ati ndamutse ndi mushiki wawe wangira inama yo gusubirana na Manzi? Uyu mushuti wa Manzi rero ahita aceceka ntagire icyo asubiza, maze Vanessa agahita amubwira ati urakoze, ngaho igendere, ibyo wavuze byose nabyumvise, igendere urakoze cyane. Uyu mushuti wa Manzi rero aragenda maze akabibwira Manzi. Manzi nawe buracya akagaruka arakomanga, yakomanga Vanessa akaza gufungura abona ari Manzi, agahita akubita y'icyugi cyane agahita yigendera. Manzi akomeza amuhamagara ariko Vanessa akamwihorera. Ku munsi wakurikiye rero n'ubundi Manzi arongera akagaruka kureba Vanessa, noneho ubwo ariko arahaza akinjira mu nzu. Abwira rero Vanessa ati ntakubeshye ntabwo ndi buva aha ngaha. Ati rwose ndakwinginze mbabarira, ndabizi naragukoreshereje, ariko rwose kuri iyi nshuro narihannye, mbwira ibyo ushaka ko nkora byose nzabikora, bintegeke nta kibazo, nzakora uko ushaka, nzaba uwo ushaka, nzagenda uko ushaka, ariko ndakwinginze nimugaruke rwose mu rugo n'abana, nta buzima mfite ntabafite, burya naribeshye, nimwe buzima bwanjye kandi nimwe banjye biteka ryose, nimwe byishimo byanjye mu by'ukuri nubwo ntabibonaga. Ati biriya byose nirukaga inyuma ni ibitagira umumaro, ati kubera ko umwanya nk'uwo guhumbya byose bose bari bantaye, ni mwebwe banjye rero mwanyihanganiye igihe kinini mukanyitaho mugakora byose bishoboka, ndakwinginze mugore nkunda nimugaruke rwose mu rugo. Ibyo ngibyo bivuga ari no gupfukama. Ariko Vanessa akamubwira tumva warambabaje kandi ku buryo nta n'umwanya na muto mfite mu mutima wanjye wo kukubabarira, ahubwo igendere, nta nubwo rwose nshaka gukomeza kukubona. Yanga kumubabarira rero maze akigendera Manzi kuko rwose aba nta yandi mahitamo afite. Hashira iminsi mike rero maze abana bakicaza mama wabo bakamubwira batari ku wundi mama tuzasubira mu rugo iwacu ryari? Umwana w'umuhungu ati njye n'ukuri nikumburiye na papa, ati ikindi kandi hari uziko n'ibikinisho byanjye byinshi nasize mu rugo, njye ndumva nkumbuye ko twisubirira iwacu. Uw'umukobwa nawe ahita abwira mama wabo ati none se ubundi mama ko papa yaje akagusaba imbabazi akakwinginga wamubabariye n'ubundi ugasubira mu rugo, twese tugasubirayo, twese tugasubira kubayo? Ati nukuri turabikumbuye rwose kuba mu rugo. Mama wabo arababaza ati murashaka gusubira mu rugo kwa papa wanyu? Abana bati yego. Bati ariko ntabwo dushaka gusubirayo twenyine, turashaka ko nawe tujyana tukajya kubana nyine kwa papa twese nk'uko twabanaga turi bane. Mama wabo rero ahita abitekerezaho ariko akabihorera abana. Wa mushuti we rero amujyana ku ruhande akamwicaza akamubwira ati mbabarira rwose nkubwire ni njyewe nararambiwe ibi bintu, ariko nanone niba yaragusabye imbabazi mubabarire, ikindi kandi abana baramushaka, nimusubire rwose mu rugo mubabarirane, maze nawe rwose ndakeka ko buriya yahindutse. Vanessa rero arabyumva maze akabitekerezaho neza agafata icyemezo cyo gusubira mu rugo rwe. Gusa arabanza agahamagara Manzi akamubwira ati nafashe icyemezo cy'uko nshobora kukubabarira tugatangirira kuri zeru, ariko nanone tugomba kubanza kubonana kuko hari kondisiyo kandi nyinshi. Manzi ati nta kibazo. Barahura rero maze Manzi akamubwira ati wakoze umugore mwiza kuba wambabariye, naraguhemukiye rwose ariko sinzabyongera habe namba. Vanessa ahita amubwira ati rero kondisiyo zihari ziteye zitya, ntuzongera kunca inyuma habe no kubirota, kubera ko umunsi nabimenye ubwo bizaba byarangiye hagati yanjye nawe. Manzi ati sinzongera. Ati kandi ikindi nagira ngo nkubwire, uriya mukobwa sinigeze ndyamana nawe rwose, gusa namutayeho amafaranga menshi cyane, ariko nukuri nta kintu twigeze dukora. Humura rero sinzongera no kubigerageza, sinzongera no kubirota, narabibonye rwose ko ntakwiye kwiruka inyuma y'ibyo mbonye byose.
Vanessa ati kondisiyo ya kabiri iteye itya: ugomba kuzajya uduha amafaranga dukoresha ibintu byacu, apana kuyaduha buri munsi. Ugomba kuzajya uhembwa ukatugenera amafaranga tugomba gukoresha iby'urugo. Ikindi kandi ugomba kwita ku nshingano z'abana. Nta kintu nshaka ko abana bawe bongera kubura mu rugo rwawe. Manzi ati ibyo byihorere, arangije kubitekerezaho ati natekereje ko nzajya mpembwa amafaranga yose ninjije, nzajya mbahaho 40%, wowe n'abana mukayakoresha ibyo mushaka, kandi nunabona ari makeya uzambwira nta kibazo, izo pourcentage nzongere. Ntugire ikibazo rwose, nzabitaho uko bishoboka kose, nzaba hafi yanyu, kandi nta kintu na kimwe rwose muzongera kumburana. Vanessa ahita amubwira ati rero nta kibazo, ubwo ndakubabariye, ariko uramenya utazongera kurenga kuri ibi bintu tuvuganye. Aba bana bahita baza biruka rero, maze bagahobera papa wabo na mama wabo, bose bagahoberana bafatanye. Abana bagahita babaza mama wabo ati none se mama, tugiye gusubira iwacu? Mama wabo ati cyane rwose. Papa wabo ahita ababwira ati bana banjye ndabakunda, kandi na mama wanyu ndamukunda, muhumure, sinzongera kuba wamanzi muzi, ntabwo nzongera kuba wa papa ubatera amagambo igihe mumusabye ikintu. Ngiye kuba papa w'ukuri, ku buryo rwose muzajya muba proud yanjye, mukumva rwose ahantu hose muri mwavuga ko ari mwe mufite umupapa mwiza. Abana bahita bamusimbukira, maze bakongera bakamuhobera, ariko kandi yongera ahoberana na Vanessa anamusomagura ati dutahe ni ukuri muryango wanjye nkunda. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende rwose udakoze subscribe kugira ngo n'izindi zose ujye uzibonera ku gihe. Ikindi kandi niba rwose warebye inkuru ukumva yaryoshye, nta mpamvu zo kudakora like, kuko ni ibintu byoroshye. Ikindi kandi niba bishoboka zisangize n'abandi nabo zibagereho. Murakoze cyane rero, ndabakunda nk'ibisanzwe.